ni intwari mwamwise kapitene ndumva ari njyewe wamwambitse iryo rya kapitene kandi abakapiteni muri twirwaneho nimbarwa hari critère tugenderaho z'ubutwari kugira ngo umuntu abone ipeta rya kapitene. Bienvenue ari mu bantu bakeya muri iki kinyejana basobanukiwe inshingano zabo bagasobanukirwa na purpose y'ubuzima bwabo. Hariho ikintu bita generational challenge, no kuvuga challenge ya generation runaka. Basogokuruza bazamutse iriya misozi muri Congo itaraturwa ikibamwe inyamaswa z'inkazi, bahuye n'ibibazo bikomeye cyane byo kubana n'izo nyamaswa. Hari abo zaririye inka, hari abo zishe, hari benshi muri twebwe hano basekuruza bishwe n'inyamaswa z'inkazi. Intego yabo kwari ukugira ngo kiriya gihugu bagituremwo, bagituzemwo amatungo, abana n'abuzukuru babo bazacite gakondo. Iyo bareba uburemere bw'ibibazo byari bihari n'izo nyamaswa n'ukuntu bapfushaga amatungo n'abana bapfushije kuri izo nyamaswa, bashoboraga kuvuga bati tusubire muri plaine, tuje kubana n'abafurero muri plaine, ntabwo tugiye gushirira. Ariko kubera ko barangije kure bakarangiza gusumbabo, bakareba urubyaro ruzoza muri 3-4 generation nyuma yabo, baravuze ngo twopfa tugashira ariko tugarantira amahoro, tugarantire uburenganzira bw'ubutaka kuri ziriya generation zizaza nyuma. Nta kintu gikomeye nko kwishura cyangwa se gutanga ikiguzi ugitangira butazi, utarabona, batarabaho. Turagenda dusobanukirwa. Igihe cya Murere hariho nanone basogokuru cyangwa ba data barwanya intambara yo kubakura muri iriya misozi, barayirwana atari bo bonyine birwanira, barwana kugira ngo njewe nawe iriya misozi ikomeze yitwe gakondo yacu. Barayirwana mu gihe cyabo babintwari. Hariho benshi muri twe base na basekuru binjiye igisirikare icyo gihe muri challenge yari hari icyo gihe, bakarwana iyo ntambara kugira ngo uyu munsi njewe nawe twitwe ko turi abanyamurenge, twitwe ko turi abakongomani, kandi haba ahantu hitwa imurenge, kuko hatahabaye ibyo murya hano ntibyobaryohera. Hari igihe tuza tuba distrait n'ibyo turimo n'ubuzima turimo. Ndi umwarimu muri kaminuza, ndi umuganga, ndi umunyeshuri, ndiki, ndahembwa, mfite amazu, ngira gute. Ibi byose biza bituryohera kubera ko dufite aho twita imuhira, kubera ko dufite aho twita gakondo, kubera ko dufite aho twotaha. Ariko umunsi murakoze, twicare. Ntabwo mbatindira, nejejwe no kuba muri ibi birori kuri uyu munsi. Hashize nk'iminsi 4 cyangwa 5 umenye ko ibi birori bizabaho, numva binshimishije ko nabibamwo. Bienvenue ntabwo namumenye ku giti cyanje, uwo nzi cyane dukorana buri munsi, nagiye no gusura nyuma yuko umuvandimwe atabaruka, ni Major Kabambe.
ariko na bienvenue nawe dusangiye umurimo, dusangiye umuryango, dusangiye icyerekezo, dusangiye umugambi. Abazaba bagihari bazawugeraho kandi bazawugeraho kubwo abatazaba bagihari. Ni intwari, mwamwise kapitene, ndumva ari njyewe wamwambitse iryo rya kapitene. Kandi abakapiteni muri twirwaneho nimbarwa, hari kritere tugenderaho z'ubutwari kugira ngo umuntu abone ipeta rya kapitene. Bienvenue ari mu bantu bakeya muri iki kinyejana basobanukiwe inshingano zabo, bagasobanukirwa na purpose y'ubuzima bwabo. Hariho ikintu bita generational challenge, no kuvuga challenge ya generation runaka. Basogokuruza bazamutse iriya misozi muri Congo itaraturwa, ikibamwe inyamaswa z'inkazi, bahuye n'ibibazo bikomeye cyane byo kubana n'izo nyamaswa. Hari abo zaririye inka, hari abo zishe, hari benshi muri twebwe hano basekuruza bishwe n'inyamaswa z'inkazi. Intego yabo kwari ukugira ngo kiriya gihugu bagituzemo amatungo, abana n'abuzukuru babo bazacite gakondo. Iyo bareba uburemere bw'ibibazo byari bihari n'izo nyamaswa n'ukuntu bapfushaga amatungo n'abana bapfushije kuri izo nyamaswa, bashoboraga kuvuga bati tusubire muri plaine, tuje kubana n'abafurero muri plaine, ntabwo tugiye gushiriraho. Ariko kubera ko barangije kure, bakarangiza gusumbabo, bakareba urubyaro ruzoza muri 3-4 generation nyuma yabo, baravuze ngo twopfa tugashira ariko tugarantira amahoro, tugarantire uburenganzira bw'ubutaka kuri ziriya generation zizaza nyuma. Nta kintu gikomeye nko kwishura cyangwa se gutanga ikiguzi ugitangira butazi, utarabona, batarabaho. Turagenda dusobanukirwa. Igihe cya Murere hariho nanone basogokuru cyangwa ba data barwanya intambara yo kubakura muri iriya misozi, barayirwana, atari bo bonyine birwanira, barwana kugira ngo njewe nawe iriya misozi ikomeze yitwe gakondo yacu. Barayirwana mu gihe cyabo babintwari. Hariho benshi muri twe na basekuru binjiye igisirikare icyo gihe muri challenge yari hari icyo gihe, bakarwana iyo ntambara kugira ngo uyu munsi njewe nawe twitwe ko turi abanyamurenge, twitwe ko turi abakongomani, kandi haba ahantu hitwa Murenge, kuko hatahabaye ibyo murya hano ntibyobaryohera. Hari igihe tuza tuba distrait n'ibyo turimo n'ubuzima turimo. Ndi umwarimu muri kaminuza, ndi umuganga, ndi umunyeshuri, ndiki, ndahembwa, mfite amazu, ngira gute. Ibi byose biza bituryohera kubera ko dufite aho twita imuhira, kubera ko dufite aho twita gakondo, kubera ko dufite aho twotaha. Ariko umunsi hatohaba, ibyo ngibyo ntibyobaryohera. Taca amafaranga menshi amaze, nimba ayo mafaranga udafite aho wita imuhira ushobora kuyakoreshereza. Uyu munsi generational challenge yacu cyangwa se defi dufite y'iki kinyejana, sinavuga kwiruta iyo basogokuruza bagiraga, ariko generation yacu uyu munsi
ikibazo dufite kijanye n'iyi generation nuko twongeye kurwanira ubukongomani, tukarwanira uburenganzira muri Kongo, tukarwanira twebwe ubwacu, ariko tukaba duhaye turwana kugira ngo abana bazovuka mu 2100 bazovuke bafite uburenganzira n'umutekano n'amahoro ubwene gihugu bubemerera k'abakongomani. Ibyo ababisobanukiwe ni Capitaine Bienvenu Kabambe, nabasobanukiwe ko imibabaro y'iki gihe idashobora kugereranwa nico turasa imbere, intego dufite. Aba bantu turatandukanye cyane, reka mbishiremo turaba civile hano hafi ya twese. Turatandukanye, baza babyuka mu gitondo bakumva adui bagafata intwaro bakagenda azi neza ko ashobora kutagaruka. Twebwe turacari muri discussion nimba ngomba gutanga amadolari 200 cyangwa nimba ngomba gutanga amadolari 50 cyangwa 100. Turi muri discussion ya contribution, bari muri discussion ya sacrifice. Turumvikana difference. Benshi muri bo bavuye kuri Goma, bavuye mu Rwanda, bavuye Bugande, bavuye muri Kenya, barahaguruka basiga ingo zabo, barazamuka azi neza kuko azamutse ashobora kutazamanuka, ariko akavuga ngo what is at stake is so high that if I have to offer my life, so be it. Icyo mparanira urubyaro ruri imbere, akazoza k'umunyamurenge mu myaka 200-300 ari imbere, gafite akamaro gasumba ubuzima bwanje ku giti cyanje, kandi nimba ngomba gutanga ubwo buzima kugira ngo ndengera abo bana n'izina na gakondo, ubwo buzima ndabuhaze, ndabutanze. Ubwo nibwo butwari. Iyo ushobora gutekereza bisumba wewe, bisumba umugore wawe, bisumba abana bawe, bisumba mwasogokuru wawe, bisumba iki kinyejana abo ubona ubunyine, ugatekereza ikinyejana kitaraza, ugatekereza abuzukuruza base bataravuka, ubwo nibwo butwari. Kandi iyo niyo ntambara turi kurwana. Abatarayisobanukirwa mufite ikibazo gikomeye. You deny your own identity. Muri hakana bo muri bo. Muhaguruke tumenye dalili za nyakati, tumenye ibihe turimo. To a lesser extent, ndumwe muri mwebwe nabaye hano muri Amerika imyaka myinshi, nageze hano muri Mene itariki 12 z'ukwezi kwa 4 mu 2000. Benshi muri mwebwe bari bataragera hano. Nabaye hano muri Mene imyaka 11. Ariko ibi turimo ni byiza kandi hari akamaro dufite, ariko hari ibisumba ibingibi. Ni muhaguruke duharanira igihugu. Ni muhaguruke mu gihe cyacu dukora icyo dushinzwe, kuko hari igihe kizagera ikindi kinyejana tutakibaho, bakavuga ngo basogokuru babaye abagabo mu gihe cyabo, niyo mpamvu tubayeho neza. Cyangwa bakazavuga ngo basogokuru babaye imbwa, nico gituma tubayeho nabi. Ibi ngibi si twebwe ba mbere bibayeho, ariko uko tubyitwaramo bizadetermina amahoro y'abazaza imbere yacu. Nkunda kuvuga urugero rw'umugabo wabaye perezida w'iki gihugu witwaga Abraham Lincoln. Yabaye perezida mu 1860. Baramubajije ngo ese ni gute niki ushaka kwibukirwaho? How would you like to be remembered? Aravuga ngo ndifuza ko, reka mbivuge mu Cyongereza ndaza kubisobanura.
aravuga ngo I would like this world to be a better place to live for future generations because I've lived in it. I would like this world to be a better place to live for future generations because I've lived in it. Ngo ndifuza ku iyisi iba nziza yo kubamwo kubinyejana bizakurikiraho kubera ko nayibayemo. Ikirari cyanje kizobaheshe kubaho neza kubera ko nayinyuzemwo, abazankurikira bazayibemwo mu mahoro bayibeho neza kubera ko mu gihe cyanje nabayeho nakoze icyo nari nshinzwe. I paved the road, natabye inzira kugira ngo bazayinyuremo. Akazoza k'umunyamurenge kazoba keza kubera ko Kabambe yavutse ari umunyamurenge, kandi kubera ko Kabambe mu gihe ciwe yabayeho nk'umunyamurenge k'intwari y'umunyamurenge. Amaraso yiwe ni ifumbire ry'amahoro uretse kuri twebwe no ku kinyejana kizaza n'ikizakurikiraho. Kubw'ibyo ngibyo ubuzima bwe ntago twagombye kubwunamirira no kurira nubwo umubabaro ari mwinshi, ariko it's a life to be celebrated. Nta uzapfa, nta utazapfa, twese tuzanyura muri iyi nzira, ariko hari bazayinyuramo cyangwa bayinyuzemo n'ubutwari bwinshi n'intego, ubuzima bwabo bukagira purpose, bakagenda bemye kubera ko mu gihe cyabo bakoze icyo bari bashinzwe kandi bapevinze umuhanda abandi bazanyuramo imyaka 1000 iri imbere.